Mana turagushimiye n'ukuri icyubahiro ni icyawe, ukomeje kubana natwe, ukomeje kuduha umugisha wawe, habwa icyubahiro iteka ryose. Waduhaye umugisha wo kugira ngo n'uyu munsi twongere duterane, twongere twige ijambo ryawe, twongere tumenye byinshi ku Mwuka Wera watwohereje kwanga azatubera umufasha, azatubera umujyanama, azabe mu buzima bwacu atuyobore, ni ukuri icyubahiro ni icyawe. Dusengeye n'abandi benshi bose batari babona uko baza kugira ngo dufatanye gusenga ngo bagirire neza, bacire inzira, kandi n'abazumva ubu butumwa nyuma yaho bose turabasengeye mu izina rya Yesu Kristo. Umwuka Wera wawe arushaho gutegura imitima, arushaho gufasha umwigisha, kandi icyubahiro kirushaho kuba icyawe. Byose bibe nk'uko ushaka, mu izina rya Yesu Kristo wakoze, amen. Mbonye umukiza mwiza ni Yesu Kristo, ni uruta inshuti zose zo mu isi, igikundiro cye cy'isi nicyo cyanyemeje kumusangwa nkanyuhagira nkize, anyura mbabaye, ankiza amakuba, amaganya yanjye ajya yanyakira, yaka nk'inyenyeri iteka n'uw'igikundiro, ni uruta inshuti zose zo mu isi, anyurura mbabaye, ankiza amakuba, amaganya yanjye ajya yanyakira, yaka nk'inyenyeri iteka n'uw'igikundiro, ni uruta inshuti zose zo mu isi. Intimba zanjye zose yarazikoreye, uko ngeragezwa ndinda wa mubi, ibyo ntwazaga igitugu yarabimbatuye, ni igihome cyanjye njya mwishamo, naterwa na Satani ngahanwa n'inshuti, Yesu azantabara ngeze mu ijuru, yaka nk'inyenyeri iteka n'uw'igikundiro, ni uruta inshuti zose zo mu isi, ntazansiga nk'imfubyi, ntazampemukira, mpora mbeshaho no kwizera gusa, ubwo ngotesheje ingabo ntacyo ngitinya pe, ajya ntungisha amanu yo mu ijuru, yankumbura n'umunsi nzagera mu ijuru, nzanezerwa nimureba mu maso, yaka n'uw'igikundiro, ni uruta inshuti zose zo mu isi. Bene data Yesu ashimwe, ndabasuhuza cyane mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, kandi mbahaye ikaze muri uyu mwanya wo kumva ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe cyane. Uyu munsi dufite intego mu by'ukuri iri a bit controversial, kuko hari amadini ayishingiyeho yonyine gusa, hanyuma hari n'abandi bagira ikibazo mu mibanire yabo n'Imana, batekereza ko ubwo hari urugero runaka rw'umwuka batari bageraho. Iyo ntego ivuga ku bijyanye no kubatizwa mu Mwuka Wera. Mumaze iminsi abenshi mubona hakurikirana za topics zivuga ku Mwuka Wera, ariko nibaza ngo ni ikintu kigari cyane Umwuka Wera, kuko
nk'uko twiga ku Mana, kuko umwuka wera it's part of the Trinity. Ni Imana, umwuka wera ni Imana. Ntabwo kuko atari byo ndi buvugeho, ariko ndashaka gusa kubwira umuntu wese udukurikiye ko umwuka wera, nk'uko umuntu adisikasinga Imana, personalite y'Imana, ubumana, niko yakagombye kudisikasinga n'umwuka wera, kuko umwuka it's part, ni bimwe mu bigize Imana mu bumana bwayo. Hanyuma rero nibaza ngo uyu munsi noneho tugiye kongeraho ubwo ko bavuze kubatizwa mu mwuka wera, ubwo uwasobanukiwe umwuka wera ubwo akeneye gusa kumva ijambo ryitwa kubatizwa. Kubatizwa naryo ni irindi jambo ryaremereye abantu mu binyejana, n'uyu munsi rikibaremerera. Nibaza ngo ahari ubwo Imana izaduha igihe kimwe nanone turiganireho, kuko ayo yombi ni terminologies rwose ziremereye mu buryo buri systematique muri Bibiliya. Nubwo Pawulo we mu Baheburayo, mvuze ngo Pawulo mu Baheburayo kubera ko njye nemera ko with evidences, njyewe nemera ko Pawulo ari we wanditse urwandiko rw'Abaheburayo. Ubwo ahari ubwo abazabishaka njye nzabereka step by steps buri kintu cyose kigaragaza ko uru rwandiko ari urwa Pawulo. Ariko icyo nari nshatse kuvuga ni uko ikintu cyitwa kubatizwa, Pawulo reka ndeke ari gutera confusion, reka tuvuge ngo uwanditse Abaheburayo, igihe abantu batari babona evidences z'uko ari Pawulo. Uwanditse Abaheburayo aravuga ngo nicyo gituma hari ibintu bimwe tudakwiriye kujyaho impaka no kujya muri detaye zabyo, kubera ko ibyo ni already defined matters. Yaravuze ngo hari ibintu byitwa inyigisho elementary, ngo inyigisho z'abana, ngo ntabwo bakwiriye kongera kuzisubiramo. So mu yandi magambo, yatanze urutonde rw'icyo yise inyigisho z'abana, kimwe ashyiramo ikintu cyitwa umubatizo. So ariko kandi abafite ikibazo kiremereye, umubatizo urabaremerera, ariko kandi uwandikiye Abaheburayo we akavuga ngo no, izi ni inyigisho z'abana, ntabwo dukwiriye kuzigarukaho. So sore ubwo kubwo ntangiye gutyo, umuntu ugifite ikibazo akaba ashobora kumva niswe umwana kweri, very sorry. So ariko icyo nshaka kuvuga hano ni uko hano hari terminologies ebyiri. Iya mbere ni umwuka wera, hanyuma hakazamo kubatizwa. Rero bisaba ko tubiseparatinga kugira ngo tuze kubiteranya nyuma. Nibaza ngo twabanza kwibaza ngo kubatizwa muri Bibiliya ni iki, bivuga iki. Ahari turebye muri uru rwandiko rwandikiwe Abaheburayo igice cya 6, uwanditse yaravuze ngo nicyo gituma dukwiriye kuba turetse guhora mu bya mbere bya Kristo, tukigira imbere ngo tugere aho dutunganirwa rwose, twe kongera gushyiraho urufatiro bwa kabiri, ari rwo kwihana imirimo ipfuye no kwizera Imana, cyangwa ngo twongere kubigisha ibyo kubatizwa no kurambikwaho ibiganza no kuzuka kw'abapfuye n'iby'urubanza rw'iteka. Icyakora
Imana nibikunda tuzabikora. So Pawulo arimo arihanangiriza aba bantu, kandi Abaheburayo turabizi ko ari abantu basanzwe bazi iby'ijambo ry'Imana, kuko Hebrews ni abizera bizeye ariko bafite origine ya Giheburayo, bafite origine ya Kisiraheli. So ibi rero ni ibintu bimwe byari byarashyizwe ku murongo, ni inyigisho mu kinyejana cya mbere cyangwa mu gihe cy'intumwa zari zizwi, ziri undebatable, abantu batajyaho impaka. So umukristo wese muri kiriya gihe wavugaga ngo ninjiye mu itorero, nanjye mbaye umuntu ukurikira Yesu, iyi lisite mubona hano niyo babanzaga kumuhereza. Muzayisome Abaheburayo igice cya 6 umurongo wa 1 kugeza kuri 3, niyo yari lisite already defined. So kubatizwa rero mu yandi magambo ni ijambo ritari rishya no mu gihe cy'isezerano rishya, kubera ko ababizi nidusoma ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 3 umurongo wa 11, Matayo ibice 3 umurongo wa 11 kugeza 12. Haravuga ngo njyeweho ndababatirisha amazi ngo mwihane, ariko uzaza nyuma yanjye andusha ubushobozi, ntibinkwiriye no kumutwaza inkweto. Niwe uzababatirisha Umwuka Wera n'umuriro. Ariko twibuke ngo hejuru bari bamaze hari ikiganiro cyari cyatangiye, hari umuntu ahereka umurongo wa 4 ngo Yohana uwo yari yambaye umwambaro w'ubwoya bw'ingamiya, abukenyeje umushumi, ibyo kurya bye byari inzige n'ubuki bw'ubuhura, maze ab'i Yerusalemu n'ab'i Yudaya yose no mu gihugu cyose giteganye na Yorodani bose barahaguruka bajya aho ari, ababatiriza mu ruzi rwa Yorodani bavuga ibyaha bakoze. Ababonye abafarisayo n'abasadukayo benshi bazanywe no kubatizwa, arababaza ati, mwabana b'inshiramwe, ninde waburiye ngo munge umujinya uzatera nuko mwera imbuto zivuna? Ndetse ubu intorezo igeze ku bishyitsi by'ibiti, nuko igiti cyose gitera imbuto kizacibwa kijugunywe mu muriro. You see, abantu, Yohana araje avuze ko afite inkuru nziza, yanawunsinze, abwira abantu ko bagomba kwitegura ubwami bw'Imana, ariko atangirana n'ikintu cyitwa kubatiza. So azanye iryo jambo ryitwa kubatiza, abafarisayo n'abasadukayo n'abandi baraza baramwitaba, baraza barabatizwa. Hano muri iki gice nicyo tubonye, bose baraje baza kubatizwa. Why? Kubera iki baje kubatizwa? Impamvu baje kubatizwa nuko umuhanuzi Maraki yari yarahanuye ko umuntu uzaza cyangwa intumwa izaza, ndetse ngo icya mbere izakorera abantu kugira ngo bamenye ko uwo muntu azaba ari gutegurira Mesiya, nuko ngo azaba akorera mikiva. Niki mikiva? Murabizi mu isezerano rya kera, imbere y'ihema ry'ibonaniro, abibuka mu Balewi, kugira ngo umutambyi yinjire agiye gutamba ibitambo, hari urukarabiro yagombaga kubanza gukarabiramo, kuko yagombaga kwinjiramo yoze rwose, akarabye, yitunganije.
kugira ngo rero umuntu ace muri mikiva ari usanzwe atari umutambyi, iyo hari igihe umuntu byasabaga ko nawe akorerwa mikiva, kubera ko tuvuge uwo munsi yahawe uburenganzira bwo kwinjira gusitepinga gusa, kwinjira yegereye bugufi bw'ihema ry'ibonaniro. So rero byari apurikebo cyane cyane ku batambyi, kuko umutambyi yagombaga kubanza kwiyuhagira. Mikiva ni ukubanza kwiyuhagira, kwikuramo imyanda, kandi iyo yakorerwaga mikiva, ibyo nyine byabaga bihwanye n'uko yejejejwe, n'uko atunganye. Hanyuma rero Maraki ati rero ikizabereka ko Mesiya yaje, umuteguriza azabanza gukorera abantu mikiva. Abantu rero bari babitegereje amatsiko. Noneho ukurikije ubuhanuzi bwa Daniyeli, kiriya gihe barimo nicyo gihe bari bategerejemo Mesiya. Hanyuma kandi ni nacyo gihe bari bategererejemo umuntu uzabanza, kuko yari we sayini. Rero Yohana atangiye kwigisha, arangije arabatiza. Abatije bato oke, ngiyo sayini, uyu muntu ari gukora mikiva. Rero iri jambo ryari risanzwe rihari, niyo mpamvu banabibajije. Anyway, ubwo tuzagira igihe cyo kubijyamo muri detaye zindi zirenze hano, kubera ko cyane cyane turi kuvuga ku gapande kamwe kitwa kubatizwa mu Mwuka Wera. So Bibiliya rero ivuga imibatizo myinshi, kuko anyway, mikiva niyo muri Septuagint, mu guhindura Bibiliya iva mu Giheburayo ijya mu Kigereki, niho nyine hagaragaye iryo jambo rindi ryitwa baptizo. Kubera ko hari igihe mu ndimi amagambo rimwe na rimwe umuntu ashaka ijambo rihuye n'irindi bikagorana. Nibaza ngo abenshi muri mwe murabizi ko amagambo menshi dufite muri Bibiliya ni amagambo y'umuco wa Kiyuda Kigereki, kuko ni nk'uko wavuga, tuvuge hari nko mu Barabu babuze irindi jambo rishobora gusimbura Allah bavuga Imana, kandi ari ijambo ryari risanzwe rikoreshwa n'abantu b'abapagani, bahitamo kurikomeza gutyo, kubera ko ntabwo bagiye gufata igihe cyo kwinventinga. So the same ni nabyo bimwe na baptizo. Nuko inshuro nyinshi abantu bayasoshiyetinze cyane cyane ubwo no kwibizwa, akaba ariho intuza itinda cyane. Ariko Bibiliya ivuga yasoshiyetinga ikintu cyitwa umubatizo, kubatizwa n'ibintu byinshi. Ntago ndi babwire scriptures nyinshi bitewe n'umwanya tuba dufite, ariko Pawulo yandikira Abikorinto yagereranyije uburyo kwambuka inyanja kw'Abisiraheli, inyanja itukura, babatirijwe mu nyanja, babatirizwamo kubaha Mose. Hanyuma mu nguge nabyo byiswe umubatizo. Hanyuma kandi nka Yesu hari undi mubatizo yavuze ati, hari undi mubatizo nkwiriye kubatizwa, kandi uwo mubatizo yavugaga umubatizo w'imibabaro ye. Hanyuma buriya rero hari ahantu henshi hagaragara ijambo umubatizo, umuntu yakagombye gutekereza, ukaba ushobora gukora final conclusion ivuga ngo umubatizo ni symbol, it's a symbol. Ntabwo ubu ndi bivugeho cyane, ariko hari ahantu henshi icyo bita umubatizo ugereranywa n'imibabaro n'ibibazo. So ushobora kuvuga se umuntu yabaye deep mu bibazo. Anyway, so
nk'uko twabisomye rero muri Matayo igice cya 3 umurongo wa 11 tumanuye, ijambo ryitwa kubatizwa n'Umwuka Wera. Anyway, urebye n'ukuntu Yohana yabivuze, wahita wumva nabyo bifite ikindi gisobanuro, kuko azababatirisha, Umwuka Wera azababatiza, ntabwo ari ukubatizwa mu Mwuka Wera, azababatirisha Umwuka Wera. So buriya rero nakomeje kugenda nyuramo hose, yaba muri Greek, yaba mu Cyongereza King James Version, anyway, na New King James Version, ahantu henshi ntabwo bavuga the baptism of the Holy Spirit. No, it is being baptized with kubatizwa n'Umwuka Wera, ntabwo ari ukubatizwa mu Mwuka Wera. So ni ukuvuga ngo uwo ni umubatizo Umwuka Wera atanga nawe yikorera. Why? Kubera iki? Igihe abigishwa, igihe byari byakomeye, bamwe bamaze kwihakana Yesu, bamaze kugenda, ariko twibuke ngo even before, na mbere yaho bagendaga basubira inyuma, kugendana na Yesu bigora, kugeza aho umunsi ubwo yavuze ngo abantu b'ikigenza bagenza gute, ariko cyane cyane ari kuvuga abigishwa be. So ababwira, ajya gusoza ababwira uko bizagenda mu minsi ya nyuma. Barangije baramubaza batese iki ni cyo gihe ugiye kugaruriramo ubwami bwawe? Batereka shwita ibintu by'ubwami mubireke, ahubwo muzahabwa imbaraga, Umwuka Wera nabamanukira. In otherwise, barabatijwe umubatizo wari usanzwe, ariko kugira ngo wa mubatizo bawugenderemo bakeneye another empowerment. Mu yandi magambo, kubatizwa mu Mwuka Wera ni ukuba empowered, ni ukongererwa ubushobozi nk'umukristo, nk'umuntu ugiye gukurikira Yesu. Ubundi nyuma y'ibyakozwe n'intumwa na kiriya gihe, kuko bihari muri Mariko, muri Yohana, hose kiriya kiganiro cya Yohana n'abafarisayo kizamo, bamubaza kubera icyo ubatiza, akababwira ngo igihe kizaza hanyuma muzabatirishwa Umwuka Wera. Nyuma yaho Yesu yimfasayizinga icyo kintu, ariko we akora referanse yuko igihe nikigera Umwuka Wera azabahereza ubushobozi bwo kujya kuvuga ubutumwa, bwo guhamya. Undi muntu wabigarutseho cyane iri jambo ni Pawulo, yarikoresheje, urebye almost mu nzandiko ze nyinshi hari ahantu yagiye asa agakubitaho, kubera ko Umwuka Wera n'imikorere y'Umwuka Wera n'impano z'Umwuka Wera ziri central, zirimo hagati mu nzandiko za Pawulo. Tugomba kwibuka ko Pawulo ari both theologian, ni umuteolojiye, avuga teme za teoloji yaziremereye, ariko kandi ni umupracticiye, kubera ko we ibyo avuze muri theology, ubundi uko yandika inzandiko ze atangira avuga teme iri teologike, arwana nayo yisobanura, noneho kugira ngo abantu bayumve akayizana mu buzima busanzwe, akayigira applicable. Hanyuma rero nimureba usomye Abakorino ba mbere, kuko niho iryo jambo ryongera kugaruka, Abakorino ba mbere ibice 12 umurongo wa 12 kugeza 13, yaravuze ngo nk'uko umubiri ari umwe
ukagira ingingo nyinshi, kandi nk'uko ingingo z'umubiri zose nubwo ari nyinshi ari umubiri umwe, niko na Kristo ari, kuko mu mwuka umwe twese arimwo twabatirijwe kuba umubiri umwe. Imana ishimwe cyane. Kuko mukurikirane ino paralelisme Pawulo akoresheje hano. Icyo arimo kuvuga, arimo tuvuge uhereye nko ku murongo wa 4 atangira avuga iby'imikorere y'impano z'umwuka wera, kuko ari kubwira abantu bamaze kuba empowered n'umwuka wera. Mu yandi magambo, umuntu wuzuye umwuka wera, bimwe mu bintu bimugaragaza ni imikoreshereze y'impano z'umwuka wera. Icyakora hariho impano z'uburyo bwinshi, ariko umwuka ni umwe, kandi hariho uburyo bwinshi bwo kugabura iby'Imana, ariko umwami ni umwe. Hariho n'uburyo bwinshi bwo gukora, ariko Imana ikorera byose muri bose ni imwe. Umuntu wese agahabwa ikimwerekanaho umwuka kugira ngo bose bafashwe. Umwe aheshwa ijambo ry'ubwenge n'umwuka, undi agaheshwa n'uwo mwuka ijambo ryo kumenya, undi agaheshwa n'uwo mwuka kwizera, undi agaheshwa n'uwo mwuka impano yo gukiza indwara, undi agahabwa gukora ibitangaza, undi agahabwa guhanura, undi agahabwa kurobanura imyuka, undi agahabwa kuvuga indimi nyinshi, undi agahabwa gusobanura indimi. Ariko ibyo byose uwo mwuka umwe niwe ubikorera muri bo, agabira umuntu wese uko ashaka. Noneho hepfo yarangiza akerekana uburyo abo bantu bakoreshwa ibyo bintu ari uko babatirijwe muri wa mwuka wera nawo umwe. Ni ukuvuga ngo ni umubatizo umwe. Mu yandi magambo, umuntu agize umubatizo, wa mubatizo ubwo turi buvuge usanzwe, ubwo turi buvuge umubatizo w'amazi. Nubwo twavuze ahari tuzagira igihe cyo kwerekana imibatizo 10 igaragara muri Bibiliya, ariko this time icyo bita umubatizo hano Pawulo ari kuvuga, abantu babatirizwa mu mwuka wera, gushobozwa gukora umurimo no gukoresha impano bahawe n'umwuka wera. Ahandi hantu Pawulo agarura iri jambo ryo kubatizwa n'umwuka wera ni mu Baroma ibice 6 1 kugeza 4. Aravuga ngo nuko tuvuga iki? Tugumye gukora ibyaha ngo ubuntu busage? Ntibikabeho. Mbese twebwe abapfuye ku byaha twakomeza kuramira muri byo dute? Nimuzi yuko twese ababatirijwe muri Yesu Kristo twabatirijwe no mu rupfu rwe. Kubatirizwa muri Yesu Kristo, hanyuma tukabatirizwa no mu rupfu rwe. Nuko rero kubw'umubatizwa twahambanywe nawe mu rupfu rwe, kugira ngo nk'uko Kristo yazuwe n'ubwiza bwa Data wa twese, abari nako natwe tugendera mu bugingo bushya. Aha, nibaza ngo hano hariho ahari contrast. Reka mvuge ngo hari ikintu gishobora gusa n'ikibitandukanya ariko kibihuza, ariko noneho cyaduhereza umurongo. Ubugingo bushya, kugira ngo umuntu agire ubugingo bushya muri Kristo, nuko agomba kubatirizwa muri Kristo no mu rupfu rwe. Ni ukuvuga ngo urebye hano uvuze ngo uburetse tubiseparetingi, wavuga ngo hari urupfu, hari umubatizo w'urupfu rwa Kristo, hanyuma hakaba no kubatizwa muri Kristo. Ariko kandi ibi byose, iyi mibatizo yombi hano Pawulo ari kuvuga, the purpose, main purpose, ni ukugira ngo umuntu abeho ubuzima bushya, ubuzima buri empowered, ubuzima buhawe imbaraga. Kubera iki? Ibi tubirebera mu mikorere y'umwuka wera, kuko umwuka wera, the primary reasons zituma umwuka wera abaho kandi yaroherejwe, iya mbere ni ukudufasha mu rugendo. Ni ukudufasha mu rugendo. Icya mbere harimo kuba abahamya,
kuvuga Yesu dushize amanga. Icya kabiri, utwemeza ibyaha no kutwibutsa ko turi abanyabyaha. Icya gatatu, kuduha icyerekezo cy'umurimo. Icya kane, gutuma impano zacu zikora neza kubera ko Umwuka Wera niwe utanga impano. Ibyo byose wabibumbira hamwe mu ijambo rivuga ngo umuntu abatijwe n'Umwuka Wera, ari guhabwa imbaraga n'ubushobozi, ari kuba empowered muri wa muhamagaro cyangwa muri wa mubatizo wundi yabatijwe, umubatizo wundi abakristo babatizwa. So ibi rero clearly byatubwira ikintu kimwe. Historically abantu benshi bagiye bafata ikintu bita kubatizwa, anyway banabivuga kubatizwa mu Mwuka Wera, nyine Umwuka Wera ari ikintu kiri somewhere kiza cyarangiza kikaza nyine for the surprise, kikakwikubitaho gutyo kigutunguye. Ariko kubatizwa n'Umwuka Wera urumva ko it is a journey, ni urugendo, byo biraza bikagushyira mu rugendo rwo kugendana n'Umwuka Wera. Ntabwo rero kubatizwa mu Mwuka Wera ari impano z'Umwuka Wera, kuko historically umuntu yagiye abona ukumva ngo icyerekana ko umuntu yabatijwe ko ariko banabivugaga mu Mwuka Wera nuko yahawe impano, ariko cyane cyane base ikaba ari ukuvuga mu ndimi, which is wrong, kubera ko twasomye ngo hari impano z'uburyo bumwe butandukanye, uko twasomye mu Bakorino ba mbere igice cya 12, umwe yahawe impano runaka, impano zitandukanye, kandi kuvuga mu ndimi ni imwe mu mpano z'Umwuka Wera. Ntabwo ari impano zose z'Umwuka Wera, ni imwe mu mpano z'Umwuka Wera, meaning ngo umuntu ashobora kuba empowered kuvuga mu ndimi. Uzibye ko Paulo anacalenjinga iki kintu akavuga ngo niba umuntu ari kuvuga mu ndimi, avuge mu ndimi zisobanutse abantu bumva, kuko arimo aravugana, arimo aravoma ku byo Imana yatanze, yarangiza akabihereza abantu. Iyo rero avuze ibidasobanutse, mu yandi magambo aba ateye akavuyo. Ibyo ubwabyo bigahita bicontradikitinga Umwuka Wera, kuko Umwuka Wera ufite organization, ukora mu buryo Imana yakagombye gukora, nk'Imana ifite order. Hanyuma icyanyuma Paulo atubwira mu Befeso ibice 4 bereye ku murongo wa 5 kazamura, avugamo noneho ikintu, niho azana itorero nyirizina. Ni ukuvuga ngo kuba empowered mu Mwuka Wera cyangwa kubatizwa mu Mwuka Wera ni nkaho ariyo twavuga ngo ikira, reka tuvuge ngo niyo supaguru ihuza umuntu n'itorero. Kubera ko mu itorero harimo abantu bafite background zitandukanye, bateye uburyo butandukanye. Utabaye empowered n'Umwuka Wera wakora amahano. Anyway, nta n'icyakuguma, nta n'icyakureka mu itorero, kubera ko nyine ni sinners, ni abanyabyaha bahuye, bababariwe, hanyuma bagafatanya kuramya Imana kugira ngo imbabazi z'Imana n'ubuntu bwayo bubazeho buri munsi. Rero umuntu utari empowered mu Mwuka Wera, I'm telling you, biragoranye kugira ngo ashobore guhura n'itorero, kuko buri gihe yabona amakosa, yabona ibitameze neza, yabona muri ba bantu ibintu bimuca intege n'ibindi, bikaba bishobora gutuma mu by'ukuri abona ibintu by'Imana biri iyo mu kirere. Niyo mpamvu rero iki kintu cyitwa kubatizwa n'Umwuka Wera kiza kugira ngo igihe cyose hari ikintu kitameze neza muri bene data, Umwuka Wera yongera kwibutsa kwereka icyerekezo, cyangwa aguhereza imbaraga zo gusohoka muri iyo state mu by'ukuri ishobora kuguca intege. Rero biravuga ngo niba
kubatizwa n'Umwuka Wera ari byo bidushoboza urugendo rwose nk'abakristo, bikadufasha gukoresha impano zacu, bikadufasha kubaho ubuzima buri pure, kuko Umwuka Wera hari purity. Ikintu cyitwa icyaha kigenda kihahunga, nicyo kintu, kuko Umwuka Wera atatwimpawarinze, ataturimo, ibyaha byose twabitinyuka, anyhow rwose twabitinyuka tukabikora nk'ibisanzwe. Niyo mpamvu Umwuka Wera agomba kutwimpawaringa n'ibitekerezo bya holiness, akaba muri twe ku buryo dushoboza gutsinda icyaha, tukagendera mu banyabyaha, mu bafite ibyaha, ariko ibyaha tukabitinya kandi tukarwana nabyo tukanesha. Ngicyo rero igisobanuro cyitwa kubatizwa n'Umwuka Wera. N'Umwuka Wera, mu yandi magambo, ni uguhabwa imbaraga n'Umwuka Wera, ni uguhabwa ubushobozi n'Umwuka Wera, ntabwo ari biba bihindutse ikindi kintu. Yesu abaho umugisha. Rero reka nibaze ngo ahari tuzakomeza kujya tugira igihe cyo kuganira kuri ino topic, kuko ni imwe mu bintu biri complex muri Bibiliya, ariko kandi Bibiliya inavuga ko ari byo bintu byoroshye. Anyway, itorero ryamaze guforumira. Yesu abaho umugisha. Mwami, turagushimye cyane ko wabanye natwe muri iki gihe cy'ijambo ryawe, kandi turasenga kugira ngo rigire ububasha n'ubutware mu buzima bwa buri wese uryumvise. Reka rero iri joro ritubere iry'umugisha, kandi reka wongereho amahoro utanga umuntu adashobora gutekereza no kwibwira. Narinde buri wese, umugisha w'Imana Data wa twese, Umwana n'Umwuka Wera nudutwikire, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.